uyu munsi ni ku munsi mukuru kandi abonye mu rugo batetse ingiga z'ibijumba n'ibihambiro bya dodo bitogosheje bakurigeje none uyu munsi biranyica ariko nungutse igitekerezo kanigire ku gasantere ndebe ko hari ahantu najya kuvumba ndebe ko hari ahantu najya kuvumba ifiriti ni ubwa mbere mu rugo twatetse umuceri wonyine ku munsi mukuru nawe utagira umunyu ariko nta kibazo ko njye kureba amasongi ndebe ko hari ikintu bandusha. Mbega umunsi mukuru baye nta n'agapira mfite noneho ndawurirahera kanjye kureba maniga wenda hari ikintu bamarira. Uyu munsi ni 2 ubone Noheli man ngo abajama tugendana ubu ngubu bameze neza aho twebwe kuvukira ahantu habi we ariko reka njye kureba Tayiga iwabo ndabizi ntajya habura ibiryo njye kurebe Musi ndebe bose ndabanyuramo ahubwo kanguruke tu ndabasanga ubu ngubu batetse. uyu munsi ni umunsi mukuru kandi amafaranga mfite ni makeya 15,000 byonyine 5 by'umwana 5 by'inzoga ubu si inyama 5,000 biri amazi. Abaji none se mara umunsi mukuru wifashe gute? Umunsi mukuru njye wambereye umukara rwose simbabeshye wambereye umukara. Umunsi mukuru se imeze bite kuri yanjye byanshanze maniga byanshanze kabisa tu bishakira amata ku kimasa wanjye ubu nanjye ndebe ndimo ndakamimbwa kabisa byabuze nta kigenda ako mana yanungutse igitekerezo kandi ako gatekerezo ni inyamibwa. Ikiye gitekerezo tujye gusura Tayiga wabona hajya buri kiryo fata pise mwana ku gatekerezo niko rwose ariko mana mureke tugere turushe mu mufuka Yesu we sazema yukurisha umunsi mukuru n'inyama ziri gusa bataziguha kandi ubwo mwe mwasanga nta Tayiga se buraribaza kimana ikirusha zino ni kizanjye wagikuraho imana urabumbona ariko wabinjiza imana wabinjije inyama zirishwe irushi zikuri ni dage witeye umwaka umva nkubye Mr. Weri witeye umwaka ubusuba inyama witwaje irushi y'iki koko man muve mu magambo ahubwo tugende batarabimara icyo gitekerezo ni kiranga twagiye man yoji wani neza se yoji sara man umunsi mukuru umeze ute se umuyaga kisa ubwo iwanya hagaha man koko ubu mwese urabona nabona umunsi mukuru wanyu ko mama twahuye avuye guhaha kandi byazanye nabonye biri buduhaze ntabwo turi bukurushya man ni duke cyane rwose ahubwo reka mbe nicaye mbitegereze. urabeshyize inyama mama yavuye guhaha turazisangira dore navuye mu rugo nakarabye amazi meza n'isabuni. Yesu we ako muri n'abasazi si inkweto mama yaravuye kudodesha ako ndibutse birahari kanze mbazanira ekanze sinababwiye ngo tuze kwa Tayiga ahubwo reka turye. yarushibonye akazi ndabiza barimo umunyu mukenya mureba kamera mwitwaza kundi Sizaniye agasenda kugenda ahubwo kamera kizabwira bwanjye ahubwo vuga ati ndasakiwe Tayiga uremana ibishyimbo umenya ko tutakibyemera shiraho udukaroni dukeya agasana ndakifitiye shika umani w'imutegeka byose ratubishyireho byose ubishyireho umutegeka kuko harazana ibya tuzi we mwihanganye ndaje ariko kutinda mwana ibyo biryo urabikura mu kimuga. Yesu we ibi ni bibaha
no, 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 no.